Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Zitandukanye zijyanye n'imitekerereze yo mu mutwe, kandi benshi muri iki gihe tugiye kujyamo igihe cyo kwibuka ku nshuro ya 28, benshi usanga bafite ihungabana, abandi bakibaza uko bazabyitwaramo. Rero ndagira nkwibarize uko umuntu yabyitwaramo. Hari inshuro nk'ebyiri nshaka kugira ngo tuganireho. Inshuro ya mbere ari nk'abakozi b'Imana, abapasiteri usanga barahawe izo nshingano zo kwakira abantu benshi batandukanye. Ndagira ngo bariho udufasha cyane cyane uko umuntu yabyitwaramo muri iki gihe tugiye kujyamo. Murakoze cyane. Ngira ngo uko umuntu yabyitwaramo cyane cyane bajije ku bapasiteri, abakozi b'Imana bafite umurimo nawo utoroshye, bafite ubutumwa bageza ku bantu benshi batandukanye. Icyo uko twabyitwaramo ntabwo biri kure cyane y'umurongo minisiteri iyo twita Minubumwe yatanze. Minubumwe yatanze umurongo ngenderwaho, ngira ngo wenda mushobora kujya kuri website ya Minubumwe. Umurongo ngenderwaho urahari ariko na mbere y'uko wenda banawutangaza uwo murongo wo kugenderaho twibuka ku nshuro ya 28, nuko tugomba kuba hafi abafite ihungabana, kuba hafi abagizweho ingaruka n'amateka mabi twanyuzemo ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse tunabashishikariza dushishikariza abagizweho ingaruka n'ayo mateka mabi, tubashishikariza ko batakwiye guheranwa n'agahinda, batakwiye guheranwa n'ibibazo, ahubwo bakwiye kwegera ababugenewe, inzobere mu gufasha abahuye n'ibibazo by'ihungabana kugira ngo babafashe be guheranwa n'agahinda, be guheranwa n'ibibazo. Urakoze cyane. None se umuntu ababwirwa n'iki? Kuko usanga umuntu agahinda gakabije, kenshi bazidusobanura agahinda gakabije, noneho tubwire n'ukuntu uwo muntu twamumenye. Ubundi agahinda gakabije ni imwe mu ndwara zo mu mutwe zirangwa n'umubabaro umara igihe kitari gitoya, bikagaragarira mu mihindukire y'umuntu uko yari asanzwe ameze. Ugasanga yahindutse, haba mu myitwarire, haba mu migenzereze, haba mu mibanire n'abandi, ugasanga yahindutse. Uko guhinduka rero kugaragarira mu bimenyetso bitandukanye, harimo kwivana mu bandi, kwigunga n'ibindi bimenyetso byinshi cyane, yewe harimo no gutekereza ko ahari gupfa byakurutira byose. Ni ibimenyetso bitandukanye umuntu ashobora kugenda abona ku muntu. None se nk'umuntu bibayeho, tuvuge wenda agiye nashatse wenda nk'umukobwa wo muri escape n'urugero, noneho nkabona ibyo bimenyetso, nabibwirwa n'iki? Nabona agahinda gabije nkahita mbimenya ko yahungabanye? Urumva uko wari usanzwe ubona umuntu nuko uri kumubona mu bimenyetso bitandukanye byahindutse, ntabwo uri umuntu usanzwe uzi n'amateka y'uwo muntu, kuko ntabwo mwahuye giturumbuko. Byanze bikunze urabibona, hari uko yari asanzwe ameze, ubona imihindukire yahindutse, uhita ubibona ko byanze bikunze yahungabanye. Ntabwo guhungabana ari ibintu byihishira, ni ibintu umuntu wese ashobora kubonesha amaso. Abyitwaramo gute rero? Umuti ukuntu nabyitwaramo gute? Kumuyitwaramo kundi se usibye kumuba hafi, amujyana kwa muganga, kamutega amatwi, ukaba wamufasha bishobotse, wabona byanze ukaba wamugeza ku nzobere zikurenze. Ariko nawe ufite ubushobozi bwo kuba wamufasha, harimo kumutega amatwi, kumuba hafi, kumuhumuriza, byose birashoboka. Igihe bikunaniye ubona byarenze, kuko birashoboka hari aho bigera ku rundi rwego, ukaba wamujyana kwa muganga. Yego. Hari rero abakozi b'Imana batandukanye bahura n'icyo kibazo, kandi bakabura ukuntu babyitwaramo bitewe n'ukuntu tuba twarabagira icyizere, tukaba tudashobora kubitandukanya n'abadayimoni. Umuntu yahamutse ariko ukaba udashobora kubitandukanya n'abadayimoni, ukaba udashobora kubitandukanya n'amarozi, cyangwa ukumva ngo bamuroze. Ibyo nk'abakozi b'Imana cyangwa abantu bahura n'abantu benshi cyane, wabagiriye inama? Birumvikana ko umuntu wagize ihungabana hariho ababona amashusho, hariho abumva amajwi,
ya bya bindi baciyemo byabayeho. Hanyuma nanone harimo n'ubundi burwayi busanzwe bwo mu mutwe, n'ubundi bufite ibimenyetso byo kumva amajwi, kubona amashusho. Abakozi b'Imana rero rimwe na rimwe bashobora kuba batasobanukiwe, reka tuvuge ko wenda badafite ubumenyi buhambaye ku bijyanye no gufasha abahuye n'ihungabana, kuko ntawe umenya byose. Ni byiza yuko nabo bakwiyegereza inzobere kugira ngo baze babahugure, barebe ko agakiza kagenda muri roho nzima, bikagenda neza, ugakizwa ukumva ijambo ry'Imana ariko ufite no mu mutwe hazima. ni ukuvuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. Nibyo byiza, birumvikana mu mubiri muzima. Ariko nyine biranagoye rega, kubera usanga benshi nta bumenyi babifiteho, kandi kubona abasipesiyalisite mu ndwara zo mu mutwe mu by'ukuri biragoye. Nawe urabizi mu Rwanda ni bakeya, n'uwo uzi kugira ngo uzamubone umwake randevu umugereho nabyo biragoye. Aho mwadufasha iki? Ni bakeya, nibyo ni bakeya cyane, ariko hari ubushake bwa leta. Hari ubushake bwa leta, kuko leta igenda yegereza ubushobozi abaturage. Bijyanye no kuvura indwara zo mu mutwe ndetse n'ihungabana naryo ryaje muri zimwe mu ndwara zo mu mutwe, ubushobozi bwageze ku kigo nderabuzima. Abajyanama b'ubuzima bafiteho ubumenyi bw'ibanze. Ku kigo nderabuzima hariyo umuntu ushobora kugufasha byibuze. Hanyuma abasipesiyalisite nabo nubwo bakiri bakeya, ariko leta ifite ubushake bwo gukomeza kubongera. Ikindi wenda nakubwira ni uko wa mugani wawe nk'uko ubivuze uti ni bakeya, n'ubumenyi buracyari bukeya cyane ku bijyanye n'izi ndwara zo mu mutwe, aho usanga kubera ko abantu benshi batabifite ubuho ibisobanuro, bagerageza kwishakira ibisobanuro byabyo. Nagwa nk'urugero, wenda uyu munota ubonye umuntu urwaye malariya, ushobora kumubona ari kuruka, yacitse intege, atengurwa, atitira, ukavuga uti uriya muntu arwaye malariya, wenda utarakorana gute pese ngo urebe, ukaba uzi ko kwaritemu nayinywa mu cyumweru kimwe ari bamaze kumera neza. Abaturage benshi ku nzego zose bafite ubumenyi bw'ibanze ku ndwara ya malariya. Ni urugero nari ntanze. Ariko kuzi ziriya ndwara zo mu mutwe, kubera ababisobanukiwe nk'uko nawe ubivuze unabibona baracyari bakeya, usibye ko dushima ubushake bwa leta ifite. Ababyize ni bake, ababisobanukiwe ni bake. Ni n'uburwayi buteye ubwoba, rimwe na rimwe usanga butera abantu ubwoba, bituma abantu benshi bajya kwishakira ubusobanuro bw'izo ndwara. Ariho rero uzumva umuntu yarwaye igicuri, niyikubita hasi hari yarashya amaguru n'amaboko azana urufuzi, abantu nibamubona umwe acaha undi acaha undi acaha biruka, aho bakamufashije bavuga yuko ngwiya gusuri yarwaye igicuri ngo ubwo nawe arakikwanduza. Ugasanga umuntu abaye inzirakarengane. Mu gihe yikubitaga hasi, washobora kumukiza ibuye ari kwikubitaho, ukaba wafungura imyenda kugira ngo ahumeke neza. Muramuhunze mwese kubera iki? Ubumenyi buke, imyumvire itariyo abantu bafite, bavuga yuko indwara zo mu mutwe ari amarozi, amadayimoni, amashitani, cyangwa se ngo ni ibintu by'abakurambere biwabo. Ntabwo ari byo. Ni indwara zivurwa, ni indwara zifite imiti, ni indwara zikira. None se ubwo gusenga ntacyo kwaba kumaze rero? Babandi tuvuga ngo barasengera abantu bagakira. Gusenga ni byiza. Gusenga ni byiza. Ntabwo ndi bunabitindeho cyane, kuko ntabwo ndi umunyamasengesho cyane, ariko ku rwego rwanjye ndasenga. Nakwemera yuko nasenga bikagira icyo bimarira, ariko nkaba nafata n'imiti uko muganga yayintegetse. Mbifashe byombi byantwara iki? Ntacyo bitwaye. Niba ntacyo bintwara rero nabikora byose. Ariko ngewe ku bwanjye ndwanya wa muntu uvuga ngo Yesu yambwiye ngo iyi ndwara yawe irakize mu izina rya Yesu, iyi miti yihagarike. Ibyo rwose ntabwo ngemera. Ashobora kuba hari ababyemera, ubwo wenda nabo bazabisobanura, ariko nge simbyemera. Nemera yuko byose bikoranye byarushaho kuba byiza.
urakoze cyane turagushimiye. Utubwiye ariko utubwira ko izi ndwara zigoye n'abaganga bazo bakaba ari bakeya, ariko hari iby'ibanze umuntu yagenderaho. Nk'iby'ibanze umuntu yagenderaho, ubonye umuntu ni ikintu kumufata ukamujyana kwa muganga, no kubanza ukamutega amatwi ukamwumva. Biterwa n'urugero uburwayi buriho. Ibyo ari byo byose ntabwo uzahura na wa muntu wamaze kugira uburwayi bwo mu mutwe bweruye urwana ngo ujye kumutega amatwi. Sinzi ko byashoboka, ahubwo uwo muntu birihutirwa kumujyana kwa muganga. Ariko wa muntu ubona utangiye kugenda ibintu bihinduka gahoro gahoro, byaba byiza umwegereye ukamwiyegereza, ukamutega amatwi, ukamuha umwanya wawe, byakomeza ukaba wamukomeza kumushyira ababisobanukiwe babyumva bakamufasha. Abantu bababwira iki muri iki gihe? Abantu benshi bafite agahinda gakabije, abantu benshi bafite umubabaro utandukanye, bituma bawugumana mu mutima, badafite n'uwo babibwira. Erega hari abantu benshi badafite uwo babwira. Nk'ubu mperutse kugira umuntu nakiriye, reka mukubwira wenda uramwumva nawe wumva icyo wamufasha. Uyu muntu namwakiriye arambwira ati jyewe nagize ikibazo, jyewe nakundanye n'umugabo, ariko umugabo ntajya nyumva, ntajya ntega amatwi. Noneho kubera kutantega amatwi, nahise nshaka undi muntu untega amatwi. Uwo muntu aneze amatwi yaje kuntera inda, anteye inda mbyara umwana. Kubera kutaganira nawe, uwo mwana akwira mu rugo kandi umugabo aramukunda. Nyuma rero ubu nagize ikibazo, wa wundi twamubyaranye yatinye ahora ambwira amunyishyuza, ambwira ati ndashaka umwana wanjye, kandi atinye kubibwira umugabo wanjye. Nk'uwo muntu urumva afite ihungabana nawe, wamufasha iki? Twahuye agiye kwiyahura, wamufasha iki nk'uwo muntu umuhuye? Icyo namufasha ni uko umuti urasharira, nta muti n'umwe udasharira. Umuti wa mbere ni ukuvugisha ukuri. Kiriya kintu natatinyuka ngo abwire umugabo we ati muvandimwe, inshuti yanjye, nubwo meze gutya na gutya ariko naraguhemukiye, byagenze gutya na gutya. Nta wundi muti ndi kubona usibye kuzamubwiza ukuri, akamubabarira cyangwa ntamubabarire, bakamenya igikurikiraho. Kandi atamuha umwanya wo kugira ngo baganire. Ni cyo cyonyine gishoboka, gushaka umwanya wo kuganira, uko azabigenza kose, ariko akazamubwiza ukuri. Ambwira ati naguciye inyuma, nabyaye umwana, uyu mwana dufite ntabwo ari uwawe, namubyaranye na naka. Nta bundi buryo bwonyine bushoboka usibye kuzatinyuka akamubwiza ukuri kwe kwambaye ubusa. Kwatinya gusenya, aho kugira rero ngo azasenye nawe asenyuke, wa mugabo uvuga ko yamubyaye nawe asenyuke, na wa mwana asenyuke, asenyira abantu bose. Wenda hari numva yasenya urwo rugo rwonyine, kandi hari nubwo yagira umugisha bitewe n'uburyo yinjiye yabimubwiye, ntirunasenyuke, ahubwo akaba ariho iba intandaro yo kubaka neza. Kuko kubakira ku kinyoma byanze bikunze inzira hirima. Ukuri ni wo muti wa mbere kuko kw'ingenzi. Urakoze cyane rero, turagushimiye kandi akazi keza, murakoze cyane. Namwe murakoze. Yego.